Dina. Karame. Uretse. Wabaye iki? Uretse ariko uretse kumfata. Kuri kwiriza wabaye iki? Ubundi se uvuye? Nari mvuye gusura umushuti wanjye. Inasa umushuti wawe? Yego, hari umushuti wanjye twiganye. Nguvuze ngo? Hari umushuti wanjye twiganye. Mwiganye? Yego. None se aragukubise yakugize iki? Ngeze iwabo bambwira amagambo atari meza. Reka muko. Harya ngo uriwahe? Mu rugo ni hano harabura. Nuko. Wawe sanze wanjye ntiyatorera mu nzu yanjye. Ako simira mu Mariya. Jewe. Susan the stupid. So ntoki zawe ubundi zirakarabye? Basi mumbabarire. Uragenzwa n'iki mu rugo wanjye? Nari gusura inshuti yanjye. Ego se mama wowe wabaye ute? Wabaye ute? Abantu nk'aba mu rugo rwanjye? Eko mama wagiye umbabarira koko ukubaha n'inshuti zanjye. What? Inshuti z'abatindi? Aba batindi babahanya baza kugeza ku kimwana wawe? Urananirwa kuba inshuti n'abana bazima ejo muzajyana ku ishuri. Uyu muhanya yakugeza ku ki? Mama uyu niwe nshuti nabonye inyuze. Kindi musokanye inshuti zose. Habo nshuti, umva muko. Mu buzima no mu maraso sinzongera kubona abantu basa nawe muri uru rugo rwanjye. Uri kunyumva? Toroko kareba batindi musokwanye. Ndimo kukumva ariko natwe nta ruhari twabigizemo. Muramasi. Nukuri ntabwo twigeze tugira uruhare rwo kwisana. Nuburetse nyine. Mwirirwe ababyeyi. Bambwiye amagambo atari meza. Bakubwira iki se? Utumye mbona nyine ugenda wiriza mu muhanda. Aho ujya umenya imyaka yawe, ujya umenya ko umaze kuba inkumi. Aho undi wajya ukura. Urumva ngezeyo. Nyine mpura n'uwo musista w'inshuti yanjye anjyana iwabo. Tugeze mu nzu mama wiwe arantuka cyane ngaka kantu gasa gutya gatuma ivu kuzuye inda n'imbaraga saka gakene kagashyira imbere. Ukagahira imbere? Ego. Ubwo se ubu kubwiye ngo no muhirimbira asa? Ni umumama mwiza pe, ni umumama munini. Gusa ni umusirimu ntabwo ameze nkatwe. Kandi ni wabo n'abakire nawe uri umusirimu. Ibyo bintu rero kambwira, ibyo bintu byo kuvuga ngo ntabwo bameze nkatwe narabikwiyamye. Nyine ni twebwe. Bo nibo natwe nitwe. Yambwiye ngo nimusohokere mu nzu ndimo kubangiza ngo inda n'imbaraga sabirimo birantuma. Reka mbwire rero Dina. Taha ugenda ujye mu rugo. Dore nanjye hari ibintu by'umumama nari njyanye hano ruguru yari yambwiye mbimuzamurire ku isoko nari ndimushyiriye mu rugo. Ubwo rero ndagusabye genda ujye mu rugo ndaje tubiganiraho ngusange mu rugo. Nta kibazo Dave. Genda ujye mu rugo kandi sinongere kubona no kugenda urira. Baje. Nta kibazo Dave kanjye mu rugo. Genda ujye mu rugo nanjye kangende. Ahubwo ujye kuba mama handi tuye duhahira. Yego. Hari ibihumbi 10 biriyo umubwire ngo hari umuntu amwohereje ibihumbi 10. Uhahisheho nyine tuzatugenda tuyahisha gake gake. Hari amafaranga ariyo? Jya mbwire ko hari umuntu bita izo washyize ibihumbi 10. Ako mana uradukunda kuko nenzi ko turi buburare maze. Oya nta kibazo. Wowe genda ujye mu rugo. Hanyuma utujyayo nyine umubwire ko hari umuntu yashyize ibihumbi 10 bita Elize washyize kuri kode yiwe. Hanyuma uhahe ubwo nyine nanjye ndaza kuza ngusange mu rugo. Nta kibazo umusaza wanjye ndagukunda. Sawa nanjye ndagukunda. Tugende mu rugo. Dale Dave. Iki Dave. None se shamu ubanza amafaranga. Ubanza gukora. Kuri hano se.
nari ndepoje akazi ubu ntegereje ko umukiriya agasumba agahita anyihera ibiceri. Ya mizigo yanyu rero n'ubu ngubu. Ntese wakora iki? Biriya bintu birapesa. Kantu gatoya ugatereka ahantu umuntu akaza agatwara akaguhereza ibiceri. Musaza njyewe nimereye neza nari nzanye agatoki k'umukiriya hano nari mvanye ku isoko. Mwakira gipangu cyano hirya. Nawe ukomeje guhakwa kabizi ukomeje guhakwa. Kandi nakubwiye igitoki kiro 20 umuntu yitwara akazi ko kikiro kimwe cyangwa ibiro bibiri. Senga ni direct ijana desa. Hano kura amafaranga tubutse mu gihe gito. Nishaka ibe miliyoni rebo. Usa na miliyoni urayitekereza ukorera desa na turose. Ukuntu usigaye umeze. Urabona ameze nabi bro. Ameze nabi. Warananutse amaso arahiye iminwa yabaye imikara. Rebera bro mwabiretse. Wanze amafaranga mwasha bro. Okugenda. Ntabwo waba muri boro ukikora. Ako nyangiye mfata amafaranga nkayo ngayo. Uje ubuzima bwanjye nsanga narapfa. Hari umuntu mbanisha. Musamani ngiye mfite ikizere cyuko byanze bikunze. Life yanjye zahinduka kandi muzabibona. Ko wanze aya na amafaranga. Nzakoresha imbaraga zanjye buri kimwe cyose. Nabizi waranangiye neza. Nawe birindirira imizigo yawe kandi igendere ngiye kureba ko epfira mba. Ntabwo ndirira imizigo na deposit kare. Unagereza amafaranga. Ade bari gushakamo n'ibishoro cyane ufite n'izindi gahunda ukazikora yuko wakwema ibishoro. Aha debusha. Genda ujye kwikorera amakara nyine n'ibirayi by'abaturage ubwo nibyo wishimiye. Ntabwo reba ukuntu usigasa mwana. Shaka kumera nka gutya nasa gutya. Ushaka kuba komeza ntabwo nkubeshya kabisa. Ariko mama rero ibintu uri kunkora muri ino minsi hari umunsi uzabyicuza pe. Reba ubutaha nazanye umwana w'umuhungu w'inshuti yanjye ibyo wamukoreye urabizi, none n'umukobwa waje kunsura ibyo wamukoreye urabizi. Ubu ubona nyine amaherezo kuba ubona uri kunca hamwe n'inshuti zanjye azaba yahe. Rero mama hari undi nshuti y'umuhungu ufite yenda kuza kunsura muri ino minsi. Mbabarire pe ntuzongere kuntesha agaciro imbere y'inshuti zanjye. Kogana nakubwiye inshuti nka ziriya nabonye. Oya pe. Ziriya zuzuye umwanda n'ico wabonye. Ewe, nategereje sinkubujije ariko ni wongera kuzanira imyanda mu rugo. Uzasohokana nazo. Ariko mama ujye uzirikana ko bavuga ko urukundo rujyaho rushaka. Urukundo se kandi bijemo gute ibyo ngibyo. Nyina ni inshuti yanjye twariganye mu gihe cyashize. Umutindi. Oya pe. Umuhanya. Nkabariya nabonye. Wapi? Abo simba shake wanjye. Ariko mama ujye uzirikana ko urukundo nyine rujyaho rushaka. Rise mwana wanjye narakubwiye mwana wanjye urukundo rwajyaho rushaka ibyo bintu by'inkundo zanyu ntago nzitayeho. Icyo mva nuko ntazigera mbona abatindi muri urugo rwanjye. Uri kumva? Izo nkundo zanyu ziciriritse z'abatindi ntago nzishaka. Amaboko atareshya ntaramukanya mwana wa. Amaboko atareshya ntaramukanya rwose. Ariko mama niba atari abatindi bazaze ariko niba ari abatindi nkabariya nabonye sinzababone mu rugo iwanjye. Ntago bameze nk'abo wabonye. Nta kibazo. Abana mureshya babana mujyana muri pikiniki babana mujyana abo nibo nshaka mwana wa. Abo nibo nshaka rwose. Arise ngaho genda ujye kureba ibyo bakora mu cyumba unasase nabonye icyumba cyawe kidashashe. Urakoze kwameza. Si Devo.
Dev, uri wasinziriye se? wapi ubiteze Byiza. usu hano nahise Nari ngiye kujya guhaha. Nari Ese ni nje ku- mu mafaranga. amafaranga nanone ntabwo none se andi warayamaze kuri botike Ntabwo arashyira ariko asigayeho makeya. so ugenda ugakoresha ayo ngayo makeya harimo Cyo nta kibazo. None se ubwo ko wicaye hano wabaye iki? mfite ibibazo byinshi byo kwibazaho nyine nabiburiye ibisubizo nanageze hano nyine mpita nicara kuri iki giti ndi gutekereza birangira ahubwo nanahasinziriye ubwo utaza sinzi no kumenya kuhava ariko Byagenze ute se? urabona hari abatipe nyine twiganaga abatipe rero nyine bampaye ofa yo gukorera amafaranga bambwira ukuntu ngo nakorera amafaranga menshi banyereka n'inzira nanyuramo kugira nyakorere ariko nyine urabizi nyine ntabwo nkunda ibintu binyuranya na leta ubundi ndeka ndi kubitsinda urumva abacuruzi ibiyobyabwenge rero barashaka ko nawe njya gucuruza ibiyobyabwenge Ngo iki? Ibiyobyabwenge? ibiyobyabwenge nyine Oya ako n'ubundi pe. niyo mahitamo yanjye mfite None se ubundi wowe uri kumva wabicuruza? nta kindi kintu nsigaranye cyo gukora Oya Dev, ndakubujije pe. Urabizi niweho muvandimwe mfite, mama ntawe dufite, papa ntawe. Ntabwo nshaka kukubura nawe. ibyo nyine nibyo bituma numva nshaka kujya kubikora none se niba nta papa nta mama nta kina epfo na ruguru nta kina nzu nta kintu se urumva twagomeza kubaho gute Oya, tuzabaho mu buzima buba ariko amaherezo tuzanabuvamo. Ntabwo nakwemera kujya mu biyobyabwenge pe. nta kindi kintu cyo gukora mfite pe habe na kimwe ariko n'ubundi umwanzuro namaze gusa nkaho nawufasha ariko ikibazo nanone ni gutekereza ibintu kubijyamo ngatekereza ko nshobora guhuriramo n'ibibazo bakamfunga ngatekereza nabo ngusize nkumva nyine nta gisubizo mbifitiye Musaza wanjye nibyo turi mu buzima bubi pe. Kandi buragoye, abantu bose banatusomamo ibibazo. Ariko mbabarira ntujye mu biyobyabwenge ntazakubura nk'uko twabuze ababyeyi. noneho ibintu bishobondo yambwiye ngo hari umuntu ngo wagusuzuguye ngakubonamo inda ngakubonamo ibiki Ngo n'imbaraga sa ngo nta nubwo nkwiye kwinjira mu bandi bantu. ibintu byarambabaje mbere igisubizo nyine nuko na kwirirwa mbikubwira nawe urakaye kuriya nta kintu byari kumara rero ndi kumva ntari gutekereza neza pe ndi kumva ubwonko bwanjye buri gutekereza nkumva ntabwo buri kugera aho nshaka ko bugera rero mana yanjye reka kadutahe tujye mu rugo umuntu anaryama arohoke yenda buracya nyine umuntu yamenye icyo ngomba gukora Ariko mu byo utekereza ntutekereze kubishyira mu bikorwa. Ndakubujije musaza wanjye. Urabizi ko ngukunda pe. Ni weho mfite, nta wundi mfite, nta babyeyi dufite ngo turabwira ibyacu. Basi reka twiyubake mu bundi buryo ariko reke gukora biriya bintu ntazakubura. Zambura se shaho n'ubundi kuba mbuze mpagaze ko nta kintu nkumariye Oya, ariko ibyo ngibyo bitekerezeho ntubikore pe. dutahe tugende tujye mu rugo njye kwiryamira Nta kibazo kugenda ariko bitekerezeho neza pe. Ariko shayo uri kugenda warakaye. Ariko ugomba kwishaka nk'umuntu. uzi umuntu cyatuma se Ugomba kwishaka nk'umuntu. ariko mana yanjye we ibyo noneho bimaze kundenga kabisa ngiye mu isoko ngo ibintu byo gusyaga ibirayi ngo ntabwo banshaka mu isoko ngo ndabiba amafaranga nkorera ntabwo yadutunga pe ibiceri 200 ibiceri 300 ayo mafaranga ntabwo yatunga abantu pe sinzi ukuntu ngiye kubaho rwose ariko n'ubundi no hahandi uwo mwanzuro nawufashe ntabwo ndi bubure umuntu kwiyinzira ahangaha naje ntabwo ndi bubure umuntu ntwara telefone ko byagenda kose ngomba kubona telefone kabisa ngomba kubona telefone basi nibura nkayigurisha nkareba ko mbona udufaranga duke
gusa ubundi nubwo nivugishwa maze amasaha arenga 3 hano nta muntu ndabona unafite telefone mu izi nzira kugira ngo ntabwo hanyura abantu yanze bikunze ngomba kuhabona telefone. Ni ukuvuga ngo iyo mifuka yose muyipakire imodoka mu nyuma noneho abanebwe mubashyira ukwabo ndaza kubahemba ukwabo Bose wanjye buretse gatoya bimeze bite wowe salama bisawa acamusi naribi urumva ari umuntu ashaka guhamagara ariko nyine kubera nta telefone mfite ngize ngo nize telefone nibigira vuba vuba ariko nta masegonda make nago kuko ndi kwihuta hari gahunda ngiye ntago bitinda kabisa. Okay. Igisambo hagarara Bose wanjye ndi kubona nimero ntari kuyibuka neza ndi kwibagirwamo umubare umwe Namukajya mutesha abantu umutwe ariko wari ukoze mwana business zanjye ziriga kwango ni gutiza ibigo ubona bw'uyu munsi biranze kabisa. Mana yanjye hano haraca abantu b'abasore umuntu w'umusore si wamutwara telefone gute inzira nta bagore banyuramo nta bakobwa banyuramo